ibi ndabizi Maître Nyemba azakibona iki kiganiro. Madamu nubaha kuri umunyamategeko w'umwuga, sinemera ko influence inzego. Ntabwo mvuze abantu yagiye ahamagara ababwira ngo nashyize umwanzuro mu nkuru, ariko Maître Nyembo umufite uko mukora muri baro, dufite uko dukora mu itangazamakuru, uzegere Rwanda Media Commission, tumutungire n'agatoki niba abona ibyakozwe bigize icyaha azagane RIB, convocation nzayitaba. Mu ibintu bya Preskide na Miss Jory ba Joel Rutaganda, ni channel zabuze amakuru zivuga ziti hari ikiganiro twabonye kuri JRS, reka tugisesengure tukigosore tukuremo amakuru. Ntabwo njya mvuga ku mashana, ariko channel Bwana Murungi Sabe koko kugaragaza uruhare rwa Jory na Rutaganda n'abandi imbere ya Chita byananira. ubona ari iki cyabiteye cyatumye gushidikanya no gukora ibiganiro. Iyo bagira ikiganiro kiri on top ntago bari kuntaha umwanya. Ambo uyu mukobwa yitwa nde? Brian uyifite amaherena menshi kuva mu maso yitwa nde? Afite kusekase ntayafite. DJ Brian se afite amaherena yego cyangwa arayafite? Uyaza umubari none tuvuga reka ikibazo cyoroshye. Tuzi ko abagore bagira amaherena abiri ugutwi kumwe n'ukwa byibura. Amaherena ya DJ Brian wafashe umwanya wo kuyabara sabo yafite amaherena umubiri wose. Nabonye ikiganiro niba ari ku Isimbi kivuga ngo yababajwe n'abavuga ze ko Jory yagambanye. Ntabwo twamushinje, turakeka kuko yari iruhande rw'uwagiye. Nababaye cyane, we yavugaga wumva afitemo uburakari. Wasanga yararize nka ya marera y'umugore wa Celestin ntawirusha amaboko. Oya ntabwo yarize, ariko uburakari buhe umva umuntu kudavuga ati mwanjajwa mwe buriya oya nyine ni ikinyabupfura cy'abana bo kukimicanga no mu Rwintare buriya. Uyu muntu avuze kuriya uhita ubona aho yakuriye. Ntabwo wowe waravukiye Kimuhurura, wowe warabaye Nyarutarama, wowe warabaye Kagugu, mu bigo mu bipangu nyine by'abana bafite. Niba uvuze amagambo ari cheap bikwereka imikurire yawe naho wakuriye. Ubucuti DJ Brian afitanye na Miss Jory ntibundeba. Ubucuti DJ Brian afitanye na Honorable Bamporiki Edouard ntibundeba. Nakunze kubona iyo bavuze umuntu w'inshuti ye ayagara, ntabwo ari byo kuyagara. Igira ikinyabupfura nk'abakarateka. Nabonye avuga ngo agiye kujya muri karate cyangwa ashobora gukora mu karateka. Nta mu karateka witwara kuriya. Ibaza umuntu uvuga ngo wanjajwa we. Dusorezaho nibajye bajya gukora ibiganiro cyane ababatumiye bajye bategura. Right, JRS Official TV, reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza abadukurikira aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, abadukurikira bari muri United States, abantu badukurikira bari Canada, abantu bari i Burundi. Ubwo ni kugenda bakurikiranya nkurikije ukuntu nagiye mbona imibare, n'abandi bagiye batandukanye muri Europe, Norvège, Sweden n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubona feedback zanyu muri Malawi. By the way, hari n'umuntu uri hanze bamubwiye ngo aragushaka biri personal, ubwo mpise mbyibukiraho. Reka tubasuhuze rero tubifurize kugira ibihe byiza. Jean Paul Nkundineza ndagusuhuje. Mwiriwe. Ngwaye ikaze ku biganiro byacu. Urakoze cyane. Utavuze se wasuje se n'abajya batwandikira message badutuka. Nabo basuhuze. Nabo reka tubasuhuze. Ariko cyane reka tunisuhurize n'abadukunda. Yambi. Okay. Abantu badukunda. Urumva aho mpaye akabizo. Nta muhungu urimo. Nta muhungu urimo. Abo mpaye bizu nta muhungu urimo, ariko ndabakunda abagabo n'abasore, ndabakunda cyane abahungu n'abakobwa ndabakunda. Muri aba best friend. Mwese. Muri 2010 Perezida Kagame ubwo yatorwaga kuri manda ya kabiri, kuko iya mbere yayitorewe 2003 ageza 2010
yaravuze ngo intsinzi ku bantoye n'abatantoye, nanjye ndasuhuza abankunda n'abatankunda kuko bose ni abavandimwe. Yezu yaravuze ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Impamvu n'ubutumwa aba IT ba Jaras official buri minota 5 basaba message zitukana, ko bitagombera amashuri ntibinasuzuguza ubigize. Iyo utukanye wunguka iki? Si kweli kudatukana bibananiza iki? Kudatukana biterwa n'indangagaciro aho umuntu yakuriye n'uburyo yakuze, ariko birashoboka ko umuntu yahinduka kubera Imana. Ariko warura nari nkomeye. Wambaye neza Baido. Urakoze. Ngewe nawe wambaye neza, costume irakubera, sinzi impamvu dukunda kuyitsapa. Nuko ntaragira imodoka yanjye kandi nanga lift, ariko aba diaspora nibaza muri Chogamo hari umuntu wambwiye ko azaza yizanye. Kuko ko lift se ntabwo niga imodoka. Imodoka nzi kuyitwara bitari munsi y'imyaka 20. Nimero yanjye no gutangiza akantu ko guteranya 250. Ibindi izindi nimero zazibahe, ariko guteranya 250 babantu banyemereye. Ariko wa mugani mu nyungu z'abadukurikira, nkunda kwakira message zinsaba contact zawe, wumva uburyo bworoshye abantu bagushakamo bajya bakubona. Wari n'abantu babashaka kubaza ibintu ngo biri person, n'ubu ushatse nakwereka ama message mfite muri abantu. Ariko wibuke nyakwigendera Ambassadeur Joseph Habineza ubwo yavaga muri Nigeria agarutse ku mwanya w'Uministri w'umuco na siporo, abantu bagiye kumwakira ku kibuga ati nizere ko hatarimo n'abayuda. So abantu bashobora kukwaka telefone harimo n'abakumena sa n'iki, ariko kuko ubuze ko ibyo uvuga bifite umucyo kandi biri ku murongo bishingiye ku itegeko, kandi u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. Iki kiganiro zo kuyigobekamo, ariko ndayigobekamo kimwe yo kuri WhatsApp umuntu atazavuga ngo namwandikiye ndamubura, uyigobekemo. Hanyuma kwandika no guhamagara umuntu wese ajya ashyiramo inyurabwenge. Na Kadenesi nzamwitaba, na Paul w'imushubi nawe nzamwitaba. Ese uri Paul we? Paul w'irubavu kuri Grande Barriere. Abantu b'irubavu, abantu b'Igoma, abantu bakora muri immigration ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ku gice cya Rubavu, abo mupaka wa Rusizi ku gice kigane Bukavu ho ntabwo turiyunga, ariko umuyobozi wabo kuko ari umudamu muzima aseperinda, iyo umwana akosheje umubyeyi aravuga ngo ni umwana nyine. Ariko abakozi bose ba immigration baba ari abakora ku bibuga by'indege no ku mipaka, ngiye bose ndabashuhuje. Nimero yanjye uyitanga, ariko ubwo bikemo akantu ko guteranya 250. Ntumva impamvu? Ndi kuyumva. Sawa. Izamenose tuzajya tuzishyira kuri screenshot, tuzishyire mu kiganiro tuvuga ngo yavuze ibi, yanyandikiye avuga ibi n'ibi n'ibi. Yego. Kiguteye kunyandikira se? Nako ikiguteye kuntumira nanone niki? Ako kantu urakibuka? Kugutumira. Kunyandikira. Urakibuka? Ikinteye kukwandikira? Buriya Keva arabizi. Sabaga mu ibaruwa. None se Keva yabayeho amabaruwa yandikwa cyangwa hari ubutumwa bugufi bwa WhatsApp na Twitter na Instagram? Keva wenda ahantu hakomeye yaba yaratureteye nko kuri Rwanda Tel. Cyagiye zikira ubu. Byatuvugane. Zimwe z'ubuntu. Kiboya hari ikintu washyiragamo ijana agashira ureba. Ijana ryashira ukuma ngo pa. Aho nabo Keva so bwarabiza. Arabizi tuvugana arabizi. Ya, ubwo ni generation nayo. Generation Keve. Uno munsi kintere rero ko gutumira no kugira ngo twongere tuganire, dutangiye icyumweru n'ubundi kirekire kizabamo byinshi. Ubushize tuganira kuko turi ko wa mbere, abantu ko turi ku munsi wa mbere, abazakireba bitari ku wa mbere, ariko turi ku wa mbere, twagikoze ari ku wa mbere. Iki kiganiro gifasha abantu baraye muri week, bagiye mu bukwe, bagize ibirori bitandukanye, weekend toroheye gusohokamo.
akakireba aryamishije urubavu ariko akakireba cyane. ikindi byanyeretse ko abanyarwanda benshi basigaye batunze smartphone Mhm. kandi bakoresha interinete nanjye kuvuga ngo ya batwishyura Mhm. nibeshye nkavuga ubwoko bwa interinete Mhm. nabusaba gutera inkunga iki kiganiro ariko niba ikiganiro gishobora kurebwa n'ibihumbi 50 bivuze ngo bose bafite amasmartphone cyane. sha nta muntu ufite hari ntiyashikani Yashika ni kamera ariko ngira twa dutelefone twa bitanu nta muntu ureba ibiganiro kuri Touche. telefone tushe Eh, so uko uzakomeza gukora uzagera ubwo wake na lisansi muri rura wake ku buryo bazajya bireba no ku mateleviziyo yabo nk'uko ukajya kuri kanari box n'abandi cyane. Izo nzozi. okay Nagutumiye rero ngira ngo tuganire ahanini ariko turaza kwitsa n'ubundi ku kiganiro giheruka ntabwo twakitera amabuye cyangwa se ngo tukirenze ingohe. cyavuga ko iki ko twakoze byinshi Ikiganiro giheruka cyavugaga ku kujurira kwa Prince Kid Ishimwe Dieudonné. uburenganzira bwe Yego. agenerwa n'itegeko nshinga Ni ikiganiro cyagize ibizazane ntabwo turi bubihisha abadukurikira kuko hari abantu benshi banditse bandika ngo abari babuze iki kiganiro hapo ni ya siroga ni hapo natinye so rero biba byiza wenda twaha n'abantu umucyo w'impamvu twabihisemo kubigenza gutyo ariko kugeza ubu kuki ikiganiro cyavuyeho eh nawe waranambajije ngo ko ukoze umwuga w'itangazamakuru imyaka iri mu 10 wagiye ukuraho inkuru inshuro zingahe mu bihe bitandukanye wasibishijwe inkuru kangahe nta rwego na rumwe rukuzaho inkuru umuntu ku ngufu umunyamakuru cyakora musasa inzobe ukareba mwese mu bibafitiye akamaro rimwe na rimwe inkuru ukayikuraho bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi nigeze kwandika inkuru mvuga ko ambasaderi Gatete Karaveri wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo uyu munsi ni ambasaderi w'u Rwanda muri UN ni ya saga n'ubiriho ya Caleb Rwamuganza wahoze ari PS muri Minicofin wahoze ari PS muri Minifra harimo n'umunyemari Rusizana Royce ndetse na rwiyemezamirimo witwa Bonaventure Munyabugingo ariko nubwo yavuzwe mu manza zabo kuko harimo n'uwahoze ayobora Rwanda Housing Authority nubwo yavuzwemo ntabwo ari cyo cyari cyatumye atangira kugenzwa gusa icyo gihe RIB yemeye ko imukurikirana ariko kubera ko ari minisitiri ntabwo minisitiri atabwa muri yombi gutyo cyenyege niyo mpamvu bampora icyo afungiwe twari twanditse ko yatawe muri yombi baratubwira bati rero iyo nkuru yavaho nta minisitiri utabwa muri yombi atarakorwaho ubudahangarwa hanyuma ejo bundi nabwo mu rubanza rw'uwitwa Ishimwe Dieudonné ni uwitwa wamenyekanye ku izina rya Prince Kid nk'igihangano cy'ubuhanzi Kid ni ibya ba Kevin ariko niryo riri muri noze muri dosiye harimo Kid harimo alias Kid gutyo nyine natinye sasa noneho dukora ikiganiro nawe wabimbajije ngo wamenye ko yajuriye ntiyajuriye mu kiganiro rero icyo cyemezo cyitwa umwanzuro w'ubujurire bwe bacaga mu kiganiro twavuga ngo yajuriye bigacamo 5:00 kuwa gatanu nijoro 5:30 z'ijoro Maître Nyembo Emerine yarampamagaye kuri telefone iherwa na 62 yanjye narambwira ngo ni wowe Jean Paul ni ngewe ngo kuraho icyo kiganiro ni wewe nani ngo ni ngewe Maître Emerine Nyembo wunganira Ishimwe Dieudonné kubera iki se nkikuraho ngo washyizemo umwanzuro kandi washyizemo umwanzuro bikiri ibanga ndagusaba ko ikiganiro wagikuraho ndamubwira Maître reka nubahe ku mwanzuro uri mu kiganiro reka mukuremo ariko ndasigazamo agakeregeshwa kerekana ko nanjye mfite amakuru ku rubanza wajuriye atari ibihuha ati nibyo nta kibazo ikiganiro gisubiramo mbere yuko tunajya mu bindi nibajije byinshi
icya mbere profile yanjye inyemerera gucukumbura amakuru aho yaba ari hose, aho yaba ari hose, urwego yaba arimo rwose, niba batabashije kuyarinda njye nkayageraho, keretse natangaje ibinyuranye n'ibitari mu mwanzuro w'ubujurire bwe. Icya kabiri, Maître Madamu Emeline Nyembo ari umwanzuro atari yaregera ubujurire, donc ari umwanzuro atararegera mu rukiko, hashobora gutanga ikirego muri RIB akavuga ati umuntu witwa Nkundeneza Jean Paul yahakinze mashini yanjye, usibye ko nabwo ni umwuga nkoreye mu itanga, niba bibaye n'amakosa cyangwa icyaha ni icyaha nkoreye mu itangazamakuru, abanyamakuru ntabwo bagira ubudahangarwa, RIB rwose yagucakira ikakuryoza ibyo wavuze, ariko RIB ni abagabo b'abahanga nk'uko mpora mbivuga. Kubera ko Maître Nyembo ni ubwa mbere ngiye twari tunavuganye, nziranye n'abanyamategeko benshi, urugaga rw'abavoka mu Rwanda uhereye kuri batoniye Maître Nkundabarashi Moise, ukamanuka ukagera Rusizi na Nyagatare n'ahandi ahari umunyamategeko mba mpari, nko kubona ingwe n'igisamagwe, kuko mba mu nkiko full time, so kuba namenyana nabo ntabwo ari ikibazo. Nubashye ko yabisabye, nubaha ko abimbwiye, yabimbwiranye nabango ni ikinyabupfura gike, niba ari ukutamenya ikinyarwanda cyimitse nka Nyembo, niba mubyumva nyine ni Nyembo nyine, yes, ntabwo yitwa Mujawamariya, yitwa Nyembo. Birashoboka ko na origine yatari no mu Rwanda, nyine naravuze ntereka mufashe, ikiganiro kiragororwa kiragaruka, kimaze kugaruka ndaza kuvuga ibyakurikiye, nitumara kuvugisha umwe mu banyamategeko twumve niba ariko byo wamugane twaraciye ako kantu niko ko kuvugisha umunyamategeko twumve. Reka duhamagare Maître Bayisabe Ernest wamenyekanye mu rubanza rwa Dr Pierre Damien Habumuremyi, PM former PM, umuyobozi w'imidari n'imidende, ntabwo haraboneka uwundi, birashoboka ko ashobora kuba azanawusubiraho. Waba ufashe mikoro neza wenda mu gihe iri gusona. Hoya gusona ni byiza, batazajya bagira ngo dore ni Maître Bayisabe Ernest, ni umunyamategeko, natitaba turahamagara abanyamategeko bazwi, ndahamagara Maître Buhuru Pierre Celestin, Maître Bayisabe Ernest, mwiriwe. Mwiriwe neza. Igicamunsi cyiza. Namwe nk'abanyamakuru b'igihe. Okay. Amakuru natangiwe ku gihe, ariko turi Jaras Official, twabaye abanyamakuru bigenga, twateye indi ntambwe, tuva gukorera umuntu ku giti cye twikorera ibyacu. Yego. Ariko n'ubundi amakuru yose natangiwe ku gihe, kuko tuguhamagaye mu masaha 10 z'umugoroba. Yego. Tuguhamagariye igihe. Aha. Rero turi mu kiganiro live, nguhamagaye urumwe mu banyamategeko bamaze kumenyekana mu Rwanda. Abanyamategeko mbona bamenyekana bitewe n'imanza baburanye, urumwe mu bantu baburaniye uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Dr Pierre Damien Habumuremyi, wagize uruhare runini mu kugaragaza uburwayi afite, mujurira mutanga ubujurire bwanyu mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu bihe bitandukanye, nubwo yari yaburaniye ifunga n'ifungurwa muri Gasabo. Hanyuma mugaragaza impamvu zikwiye gutuma umucamanza aca inkoni zamba, kandi koko yaciye inkoni zamba amukatira imyaka 3. Ariko igikomeye cyane nuko umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 10 2021 yaciye inkoni zamba cyane, aramubabarira. Uyu munsi asubizwa mu buzima busanzwe, so iyo ni profile yawe nta nuzayikwaka, nubwo atari cyo tuguhamagariye. Turi kwitsa ku rubanza rw'uwitwa Ishimwe Dieudonné, yunganirwa na Maître Emeline Nyembo, yamujuririye ku itariki 19 z'uku kwezi. Urukiko rwategetse ko afungwa iminsi 30 ku wa 16 Gicurasi. Ngewe ndi umunyamakuru mu ndimi z'amahanga ukora inkuru za investigative story, cyangwa se inkuru zicukumbuye zishingiye ku butabera, kubera ko mparanira ko buri munyarwanda wese yabona ubutabera biciye mu mucyo. Ngira gutya ngo ku mwanzuro w'ubujurire bwe ndawusakaza mbisangiza abanyarwanda biciye mu binyamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu, ariko
ku kuboko kwanjye. yego Umunyamategeko we rero yarampamagaye ati wakoze sakirirego, ntabwo wagombaga gupuburiya uwo mwanzuro mu binyamakuru no kuvuga ko twajuriye mu gihe tutarahabwa itariki yo kuburana kandi ubujurire bwacu biba ari ibanga. Mu buryo bw'amategeko Maître Bayisabe, yego ngewe nacukumbuye inkuru bajuriye bashingiye ku ngingo 6 bisunze ingingo y'107. yego Reka tubanze mu byaha, nubwo uyu mwanya icyaha cyose naba narakoze cyahera muri Rwanda Media Commission. Gucukumbura umwanzuro wajuririye Dr Pierre Damien Habumuremyi cyangwa n'abandi nge nkawupuburiya nkawukoramo inkuru, cyane ko ari n'umusitari, twebwe dukurikirana titre nta nubwo dukurikirana umuntu kuko abafungwa ni benshi. Bisobanuye iki? Umunyamategeko ubundi yari kwitwara gute? umunyamategeko niba yarajuriye, iyo ni inzira iteganywa n'amategeko. ari nkayo umunyamakuru mu mwuga wawe ukagira icyo uza kubona kandi cyatuma wenda abasoma inkuru y'uwo ufunze cyangwa y'uwo munyamategeko wamukoreye umwanzuro, mu by'ukuri biri mu nshingano zawe. Yego. Ahubwo aramutse ubona akubangamiye, yaba akoresha ibikangisho, ibyo bikangisho kandi bihanishwa n'ingingo y'128 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30/8/2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ahangaha rero mu by'ukuri gukusanya amakuru yerekeye abantu swati niba arabonye muri mudasobwa, kereka umuntu wese kubw'inabi ufasha amajwi cyangwa ukusanyije amakuru yerekeye umuntu, ariko niba ari ku nyungu z'ikinyamakuru cyanyu, rega no ku nyungu z'ubutabera, kugira ngo n'abandi bumve uko ubutabera buri gutangwa, bumve n'umwuga w'umwavu ukomeze. Naranabivuze mu kiganiro ngo bizafasha urukiko n'ubushinjacyaha ibi turi. Urakoze cyane rwose. Icyo gihe wa mucamanza uzajyamo cyangwa umushinjacyaha uzamushinja azibombarika cyane areba uko amategeko atavaho yakwicwa, kuko abanyamakuru wegewe nkunda yuko hari ibyo mutangaza bigatuma ko umuntu abona ubutabera buboneye kandi bwihuse. Aha rero niba barabitangaje ugaragaza yuko uwo ngo yajuriye cyangwa umwavoka wiwe yamukoreye iby'amategeko ateganya, nta kintu wakoze, nta n'icyaha wakoze. Bityo rero niba ari ugusagarira, ndumva wakwiyambaza urugaga, kuko urugaga nibwo hari inama ishinzwe imyitwarire y'abavoka mu rugaga. Icyo gihe rwose wumva kwendereza, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ari no kumurwanya, oya, nyemba ntabwo murwanya, ni umukonfere niko tuvuga. Bityo rero ubwo wavuga uti nyaboneka batoniye umukuru w'urugaga, nimumfashe dukiranukane n'uyu mwavoka, ndabona abangamiye umwuga wacu. Nabo ngo nibyongere nzahamagara Maître Nkundabarashi Moise niwe batoniye, ariko ntekereza ko bitageraho. Bitagera ahubwo wamwegera uwo mwavoka Nyembo ukavuga ati ntacyo dupfa, mu by'ukuri nta n'icyo mpfa n'uriya mukiriya wawe, ni ukugira ngo ahubwo twebwe turebe ko umukiriya wawe ibyo bimenyekana, noneho habwa ubutabera. Ikibazo cye aragira ati umwanzuro wawukuye he ko atari njye wawuguhaye? Niba atari aho kuko ariko umunyamakuru gukusanya se n'icyamakuru. Nimero yanjye se yayikuye ubundi nashatse kumubaza aho nimero yanjye yayikuye, ndamwihorera. Ariko nyine iyo umunyamategeko ari gukora amakosa abizi neza ko ari gukora amakosa, bintera ubwoba. Ariko ntibyagutera ubwoba. Icyo gihe umuntu erega burya umuntu ni mugari, ari ugira kamere mu mikorere ye. Ya kamere yo kwanduranya ugasanga no mikoreye arayifite. Confrère Maître Bayingana Janvier yarambwiye ngo ningira amahirwe azabitange nk'inzitizi nk'imbogamizi mu rukiko, ngo azahita anyunganira ku buntu. Reka nawe nkwitize nibibi kirego nawe uzanyunganira rwose. Ndahari ngiye nkunda umuntu watabaza umunyamategeko kugira ngo atazavaho wenda uburenganzira bwe bwamirwa n'ushaka kumunira. Nta nubwo nasaba kwandikira urugaga ngo shaka abavoka ndumva maze kubona batatu, ariko Emery naho arereka tuvuge ngo icyakozwe ntabwo kinyuranyije n'amategeko. Umunyamakuru ucukumbura yemerewe gushaka amakuru mu buryo bwose. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Maître Bayisabe
Ernest umunyamategeko w'umwuga murakoze kutwemerera kuganira namwe. murakoze namwe Jean Paul umunyamakuru w'igihe. Wakoze cyane. Yarakimpaye ariko reka nabyo bive no bitange n'umucyo. Ngewe ndi umunyamakuru wigenga igihe 2021 kugera nko mu kwa mbere uyu mwaka nari umunyamakuru wabo mu buryo buhoraho full time ntemerewe kujya kuri Jaras n'ahandi hose. Uyu munsi rero ndi umunyamakuru ushobora guha inkuru igihe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inkuru ya hafi igihe cyakoresheje yanjye ni inkuru yo muri DRC ya East African Business Council, mobilisation yakozwe n'urwo rugaga rw'abacuruzi bo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bamobiliza abacuruzi bo muri DRC bibumbiye mu kintu cyitwa FEC, Federation. Iyo K ni Congolese apo natinya nkuko hano dufite secteur privé private sector. Rero igihe kijya gikoresha inkuru zanjye kandi ndanazibaha n'inkuru z'ubutabera, ntabwo Maître Ernest yibeshye. Yego. Yes. Okay. Nandikira igihe, nandikira umuseke, nandikira bwiza, ariko kandi mu buryo bw'umushahara bwiza full time. Abandi banaripa story by story. Nshobora kukuha inkuru kampa amadolari 10 mu bwiza ikazayampa mu kwezi, wowe mitanyatwara nk'umufundi. Rero Ernest, Maître Ernest kuva Dr Pierre Damien Habumuremyi afungwa nari mu gihe twagiye dukorana mu bihe bitandukanye. Niyo mpamvu rwose aka kantu ntimuzanagakate. Emerine nawe yarambwiye ngo aranze, ariko uyu mudamu Maître Emerine namumenye bwa mbere yunganira Monsieur Paul Rusesabagina wahamijwe n'ibyaha yakoze mu bihe bitandukanye hano imbere mu gihugu. Urukiko rwaramukatiye, urukiko rukuru aranajurira, cyangwa se ubushinjacyaha buramujurira arakomeza arakatirwa. Niho namumenye. Ariko Maître Gatera Gashabana niwe wakomeje kunganira uwo mugabo witwa Rusesabagina Paul aho yari amaze kumwanga kuko yavugaga ko ashobora kuba ari maneko, ariko hari n'abandika ngo ndi maneko. Ndi umusivile mubisi. Yabaye abanyamategeko batangiye kuzajya bampamagara bambwira ngo nkureho ibiganiro nkabikuraho. Cyakora urwego rutabifitiye ububasha ntabwo nzongera kwemera gukuraho ibiganiro. Ribu ushobora kumbwira ati turacyari mu iperereza, iyo nkuru uyikuyeho. Urukiko rushobora kumbwira ati iyo nkuru uyikuyeho ntabwo ibintu biragira, ariko ibindi n'ibyo ntacyo. Reka turabivaho wa mugani bitanze n'umucyo kubera ko uvugishije umunyamategeko nawe akagira icyo abivugaho. Ubwo wenda n'abadukurikiye babaye singingo 6 ngira ngo nabo bive mu nzira biranasobanutse. Bibazaga ibyabaye nabyo turabibaho. Umwanzuro w'ubujurire bwa Ishimwe Deodoni ndawufite. Ntabwo nawuhawe na Maître Nyembo, ntabwo nawuhawe n'urukiko. Nta rwego na rumwe rwampaye uyu mwanzuro. Umugabo witwa Sarongo ntumuze? Niwe ugoye. Akora iki? Sarongo uramuzi? Sarongo uramuzi? Mwe wita umupfumu? Wasanga naranabaje na Sarongo akawunzanira. Sha Sarongo umenya akora ko nabonye umwanzuro. Rero narizi ko byanyuze mu bapotere. Icyambere mu buryo bw'ubuhanuzi. RGB yahembye umunyamakuru wo muri The New Times ngo yakoze inkuru icukumbuye. Umva, ntabwo waba umunyamakuru muzima, ntabwo umunyamakuru ukomeye, ntabwo umunyamakuru utinyitse. Ujye guhumva introduction witwa Anangwe. Eugene. Ntabwo wa hostinga president uri umunyamakuru muto. Hari umunyakenya ugitumira abaperezida akababaza. Urumva, ntabwo umunyamakuru ukomeye utakoze inkuru zikomeye. Reka tukiveho Jean Paul, reka tukiveho. Ariko wowe cyasobanutse kubera ko cyasobanutse, ariko n'itegeko ryavuzwemo. Nge naguhamagaye itegeko rindengera. Naguhamagaye nkubwira nti kabaye pe. Nawe warikanze. Nubwa mbere wari ukweho ikiganiro pe. Nubwa mbere. Ntabwo ufite ubwoba ko dukorana? Ubwikize. Chano ubundi narukaga kumva Chano mu muriro wa Vestina na Dorcas. Hano umuntu arahamagara ati Jean Paul, Chano yawe
ni ibiki n'amadosiye ni biki ibi ndabizi Maître Nyemba azakibona iki kiganiro. Madamu nubaha kuri umunyamategeko w'umwuga, sinemera ko influence inzego. Ntabwo mvuze abantu yagiye ahamagara ababwira ngo nashyize umwanzuro mu nkuru, ariko Maître Nyembo umufite uko mukora muri baro, dufite uko dukora mu itangazamakuru, uzegere Rwanda Media Commission, tumutungire n'agatoki niba abona ibyakozwe bigize icyaha azagane RIB, convocation nzayitaba. Bifite abanyamategeko batatu. Maître Bayingana Janvier, uzi ko bamaze kubigeza Maître Bayingana Janvier, Maître Bayingana Janvier azamburanira ku buntu. Maître Bayisabere Ernest azamburanira ku buntu. Maître Safari Ibrahim azamburanira ku buntu. Maître Mukamusoni Antoinette azamburanira ku buntu. Maître Mutabazi Innocent azamburanira ku buntu. ubwo babaye batanu. Nawe azashaka noneho umuriro wake. None se Jean Paul arakantu wavuze ngo umumetere yakubwiye we ntabwo nabyita ubwoba, ntabwo utekereza ko ashobora kuzabikora, ko kuba Maître Nyembo ashobora kukuvuga mu rukiko akavuga ati mu byatubangamiye. Umuntu yaravuze ngo jenoside yakorewe abatutsi niwe musaraba w'uru Rwanda, ntikazavemo. Nk'umuntu wari mu Rwanda mbere ya 1994, nkabona imiyaga n'inkuba zikubita, nkabona amazi ahurura, nkabona jenoside ikanca mu maso, nkabona RPF ihagarika jenoside, nkabona abasederi, nkabona interahamwe, nkabona abakombozi, nkabona abajideri. Ntabwo umuyaga wa Maître Nyembo nta kintu mbwiye. Utoto ni akantu gato Maître Nyembo avuge Ishimwe Dodo nabona ubutabera, hapo niho mpagaze. Aho kugira ngo ceceke n'abantu babure oya, Ishimwe Dodo nabona ubutabera ni ingingo 6 ntituzisubiramo. Uzishaka ajye muri kiriya kiganiro, iyo link uzayishyire mu kiganiro, iroroshye. Hanyuma ariko uriya muhungu we azabona ubutabera. Rimwe na rimwe nuko umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye, ukora inkuru z'ubutabera, umurambo w'umuntu ushobora kuboneka Kabeza, RIB fata urugero, Jay Paul yaguye muri gereza, mu bitaro yaguye muri gereza, yanyweye ibintu bimuviramo urupfu. RCS ivuga ko yanyweye ibintu. Ngiye nk'umunyamakuru, nuko mu Rwanda bigoye, nemerewe kwandikira urwego rw'amagereza, bakanyereka biriya bigage, bakanyereka biriya biyoga, nkakora icukumbura ryanjye. Noneho nashaka nkabiha nk'itungo, inkoko itapfa. Bajya bavuga ngo iyo ushaka gupima ikintu ko cyarozwe, inkoko itapfa. Nkavuga ni Jay Paul swati ibyo RCS yavuze ntabwo mbyemera, kuko nanjye nakoze iperereza ryanjye. Ariko kandi shobora no gukora iperereza ryanjye, nkakora report igaragaza ihuza neza ni RCS. So bivuze iki? Bivuze ko Ishimwe Diodone nakwishinja icyo mvuga ngo navuze ko hatanzwe ingingo 8 kandi 6. Navuze ko ingingo ibyagiye ajuririra akompreninga cyangwa se arekrama cyangwa se yinubira ko atari byo. Donc nababazwa nuko navuze ibitari byo. Ubundi Nyembo, Maître Nyembo nubaha, nemera, ushobora no kuzaha akazi. N'abanyamategeko twebwe hari ubwo tugongana n'amategeko. Bwana Castare Jado niwe umaze iminsi avuga ati ugongana n'itegeko. Ashobora kumuha akazi nagonganye nayo, kandi ntabwo yazavuga ngo ngewe ngo nkuburanira ngo n'ukuntu ngo wafashe umwanzuro ngo ukawushyira muri jarasi.
narega arege Bwiza, arege Umuseke, arege Jaras, ariko nabonye na radio 10 na TV 10 nta kinyamakuru kitabikozeho. yayishyizeho. Ubundi se Mm, Ishimwe Dieudonné ninde? Is public figures, cyane umustar. public figure kabisa. Ishimwe Dieudonné ni umuntu wafashweho iminota runaka avugwaho n'umukuru w'igihugu. Ese kuki ari we turi gushaka? Ese kuki RIB yamutaye muri yombi ikamuvuga? Yanamuregera ubushinjacyaha ikamuvuga. Why not atajurira ngo tubivuge? Uyu munyamategeko ananira akaza sana. Kwa nini ananira akaza? Anakura kaza Bya hatari. Hapo natinya. reka tumuve ahubwo tujye no ku bindi. Ahubwo sinzi ikintu wamubwira mu ijambo rimwe niba kuri iki kiganiro, cyangwa se n'undi wese ushobora kuba yarabifashe mu buryo bwa bubi. Ubwo Yezu yari agiye gutanga yaravuze ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Maître Nyembo, ndakubabariye kuko ibyo wakoze wabikoze ubizi, ariko uzi ko njegajega. Sinjegajega, ntuye mu buryo buzwi, nkora mu buryo buzwi, ntabwo ndi wanted, sohoka igihugu nkagaruka, nta muntu urankoroga. Umuntu wankoroze ni umuhungu w'Irusizi wo muri immigration, ariko nawe ntazongera, kuko naramubwiye ntuzongera, nzahamagara Linda mukuregere. Ntabwo Linda azajya asobanura ibibazo byo ku mipaka yo hasi na hehe kubera ko byakozwe n'umuntu ku giti cye. Arambwira ati no, ntabwo bizagera kuri Linda. Fande Linda yo muvuga yabaye umuvugizi wa polisi wungirije, agaciro k'itangazamakuru arakazi, ariko yarankoroze cyane mu gihe kitari munsi y'isaha. Ndashimira ko abayobozi be bamukosoye, ariko ubundi nta ihangane Jean Paul. oya winyanganisha, nta kibazo ufite. None se ko Oya nyine urumva twarebaga mu bintu ibyo tugenda tugongana nabyo. Ushobora no kujya muri gare bakavuga ngo ntiwari uri ku murongo kandi uriho, ngo wowe ngo nibwo cyiza n'abagore bakavuga hapo nawogopa. Niyo mpamvu ntajya ntega public transport mu rukiko, aho kurakarira umufungwa avuga ngo ndi kumufotora, ndakarira umunyamategeko, kuko umunyamategeko niwo mukarama akamubwira ngo uriya n'umunyamakuru ari mu kazi. Reka dushimire Maître Bayisabe Ernest. Tuzamutumire, twamutumira tukaganira nyuma wenda kugira ngo turebe follow up kuri zino case mu bindi binasanzwe no mu bindi bisanzwe. Tegura ikiganiro cy'abanyamategeko zagutumira batatu, ibe debate. Sawa, tuzabona mikoro. Okay, hari umuntu uzamuye gutya. Okay, sawa. Reka tujye no ku bindi. Elsa, Miss Iradukunda Elsa, tumaze kubona amakuru avuga ko ashobora kuba yararigiye urukiko. Bidateka birariko iragira iti RIB yataye muri yombi Dr. Nibishaka Emmanuel, umuyobozi mukuru wungirije w'inama y'ubutegetsi y'u Rwanda, kubera uburiganya no gukoresha inyandiko mpimbano. Kuri ubu afungiye kuri station ya Remera ya RIB, mu gihe dosiye ye irimo gukorwa kugira ngo bakurikiranwe. Mbisomye mu Kinyarwanda ariko byanditse mu Cyongereza. Hagati aho noteri Uwitonze Nasira wari ufunganywe na Miss 2017 Elisa yarafunguwe. Ejo twaravuganye ari no kwa muganga, njye ntabwo muzi ariko numvije ameze nk'umumama mukuru. Yarafunguwe. Haba hari ibihano nabonye ngo bazitaba, ashobora kwitaba, ashobora ko yarabona ko case y'impapuro mpimbano cyangwa se y'inyandiko mpimbano ikomeje gufata indi ntera. Twitter biravuga ngo uwo mudokiteri yarafunzwe. Ku cyumweru nibwo bayanditse ejo. Yanditswe ku cyumweru. Ntabwo RIB hasi ivuga ngo RIB iributsa abantu. Ntabwo RIB yavuze ngo RIB iributsa abantu kwirinda ibyaha. Ishwi byanditse mu Cyongereza. Nese mu Cyongereza ntabwo byibutsa abantu kwirinda ibyaha. Ntabiriho. Hapo nawogopa. Reka nirebere muyo mu Kinyarwanda turebe. RIB imanutse ibimanuka mu ndimi zose. Uramuzi se uwo mudokiteri? Uyu ntabwo nari muzi. Okay, ndabona no mu Kinyarwanda biriho. Nanjye ndi kubona RIB Dr. Nibishaka. RIB yafashe Dr. Nibishaka Emmanuel, umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Wasanga
wasanga nazize gutanga bya bihembo by'abanyamakuru. Ntabwo navuze ngo hapo natinya, ariko ntabwo mbyemeza. Nuko mu cyumweru kitari iki uru rwego rwahaye ibihembo abanyamakuru. Yego. Akurikiranwa icyaha cy'ubwambuzi bushukana no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe dosiye itegereje gushyikirizwa ubushinjacyaha. Umuntu wandikira RIB hasi yagiye aha message abanyarwanda akavuga ngo RIB iributsa abantu kwirinda gukora ibyaha. Ntabwo biriho. Ngira ngo wenda tubifatiye hamwe ubwo n'undi muyobozi ufunzwe urumva se tuvuga ko yazasimbura Press Kid. Ntabwo uzi uyu mutipe witwa Kid. Uyu mudokiteri umuntu uzwi muri RGB ni Yusta. Uno yaramwungirije, ariko burya abantu bungirije nibo bari biki. Reka tuvuge ngo tuzarukurikirane nka Jaras. Tuzagerageza. Icyo nashaka kuvuga ni kijyana n'impapuro mpimbano. Urumva na Miss Elsa icyo cyahakurikiranyweho inyandiko mpimbano. Inyandiko mpimbano akenshi barazihakana. Twiteguye ko uyu mugabo azaba azihakana. Nazemera azaburana mu buryo bwitwa accéléré. Ntabwo azaburana ifunga n'ifungurwa. Ahubwo mu bintu bya Press Kid na Miss Jory ba Joel Rutaganda ni channel zabuze amakuru zivuga ziti hari ikiganiro twabonye kuri Jaras, reka tugisesengure tukigosore tukuremo amakuru. Ntabwo njya mvuga ku mashana ariko channel Bwana Murungi Sabe ni inshuti yanjye cyane, inshuti yanjye yanampara lift, ariko ntabwo nzongera no kugenda muri lift ngewe akaraka twifitiye imodoka. Noneho yanampara lift n'ikimenyemenye yampaye lift mu rupfu rwa wa mukinnyi w'amafilime witwa Sakabaka wa mutipe wa Dennis. Yes, niwe wantwaye mu rupfu rwa Kizito, twari turi kumwe, yarantwaye. Ni inshuti yanjye gutumira. Ariko ubundi Chita yitwa nde? Ubundi yitwa nde? Tureke channel. Nawe uzi ko yitwa Chita? Jire. Nawe ni Jire. Itegeka. Bajire birwanyeho. Rwose Sabe we nta byinshi navuga, twanavugana kuri telefone mu gikari, ariko niba mugiye kugosora. Hari nibagize ikiganiro nk'umunota umwe bavuga ku kibazo cy'uko twaketse ko habayemo ubugambanyi. Bavugaga kuki? Uravuga hari ikiganiro cyaciye ku Isimbi. Ni wowe se ubwo bavuze donc nabonye ikiganiro Brian yavuze. Hari Brian, hari na Chita, hari ikiganiro yakoze ku Isimbi. Umutumirwa ari Chita. Yego, ahagaze avuga ku bantu batangaza ibintu bakabikonfirma nkuko ko RIB guhamagaye wabyemeza. Twe tugobekamo akantu ko gukeka, birakekwa ko RIB impamagaye Bwana Chita, harya yitwa Jire. Bwana Jire ufite umuyoboro witwa Chita, byaketswe ko uyu muhungu yagambaniwe. Ko yagambaniwe kose yaragambaniwe. Dutanga ingero. Rero vuga uti umuhungu cyangwa se umusore cyangwa se umugabo cyangwa umupapa waciye kuri Jaras official ibintu yavuze sinemeranya nawe. Wimuca ku ruhande kugira ngo wivugira mu migani nka Yesu. Ariko se ubuvugira mu migani si ikinyarwanda ubuvuga. Umuntu arazimiza ngo abantu bagenda bashinja abantu ubugambanyi. Ntabwo tubashinja, twarabiketse, tubona ibimenyetso. Ariko izi ndege ziri kuguruka niziri kuza muri Cogamo. Sowe waje gutura se hafi. Oya, ngewe mba mu kibuga. Mba mu kibuga ndani. Abari kumva indege mba mu marembo y'ikibuga. Okay. Ubwo ntanze ni wanjye niba ari byo. Ntuyi Kanombe mu marembo y'ikibuga. Niyo mpamvu indege ziba ziguruka zihitahita. Nyine icyo ndi kuvuga, indege zitumye aba bantu basigaye bafata ikiganiro cyaciye kuri Jaras n'ahandi bakabigosora. Ariko bakagosora bazimiza. Urazimiza mu kinyarwanda, umuntu agahita kuza aguhari kagahita avuga ati barakuvuze, ariko batakuvuze nk'izina nka Jean Paul Chita n'abandi. Ufite sheni
mpamagara mbisobanure. 2001 umukuru w'igihugu ayobora inziracyuho habayemo amatora, uwayoboraga uwari SG wa RPF yari Dr Charles Murigande. Perezida Kagame kugira ngo ayobore inziracyuho Bizimungu amaze kwegura, habayeho amatora mu nteko ishinga amategeko. Nyakubahwa Perezida Kagame aramutsinda, ariko mu kumutsinda abamo guferesita no gutanga ijambo no kuvuga ijambo. Ababyibuka muri komatere barahita babyibuka, twe turi bakuru ntabwo ndi umwana, yego ufite agasura k'ubwana kuko nabonye Shisha Kibondo nkesha imiyoborere myiza. Apo nawo reka ndi mu Rwanda man, Shisha Kibondo ndayibona, niyo mpamvu ntagaragaza imyaka ko nigeze kujya mu nkuru y'ibintu by'ibibazo by'igwingira ry'abana. Kare ngiye karakemutse, ntabwo waturira ikibuga ngo ubure Shisha Kibondo. Noneho utanyobya Ambassador Murigande yayoboraga RPF nk'uyu mwanya Ngaramba afite, kuko yasimbuwe na Ngarambe. Buriya umuryango wa FPR Inkotanyi ntabwo ugikunda guhinduranya abayesige. Mu ijambo yavuze yagejeje ku badepite bari bamaze gutora, kuko hatoye abadepite niba mbyibuka neza. Yaravuze ati nkwifurije amahirwe masa nyakubahwa perezida, ariko ugiye kuyobora abanyarwanda, nubayobora nabi Imana izabakubaza. Paul Excellence nyakubahwa perezida wa Repubulika nawe muri speech yamushimira ko yemeye ko yatsinzwe muri ayo majwi, ariko aravuga ati Imana nimbaza uko nayoboye abanyarwanda nzayibisobanurira. Iyo discours sinjya nyibagirwa, kandi abantu bakuru bahise babyibuka. Iyo ukora ibintu biri ku murongo, nta muntu utabasha gusobanurira uko wavuze icyo kintu. Mbivugiye kuki Chita n'abandi ariko nka Chita Sabe abandi nashyizeho amadolari nabo ari kuri point. Nibashaka kumbaza impamvu nabivuze nzayibasobanurira, kuko mfite fact, mfite confidence, kuko nyoborwa n'umugabo ugira confidence. Ntabwo waba mu Rwanda uyoborwa na Perezida Kagame ngo umuntu ajya gutwara uko yishakiye. Yaturemyemo umutima w'icyizere cy'ubuzima, aduha kugira confidence. Niyo ugiye hanze uravuga uti ngende umunyarwanda, mvuye mu Rwanda, ntimurware uko mwishakiye. Koko kugaragaza uruhare rwa Jori na Rutaganda n'abandi imbere ya Chita byananira. Ubona ari iki cyabiteye cyatumye bashidikanya gushidikanya ni ugukora ibiganiro. Iyo bagira ikiganiro kiri on top ntabwo bari kuntaho umwanya. Ambo uyu mukobwa yitwa nde? Brian, uyu ufite amaherena menshi kuva mu maso yitwa nde? Afite kusekase ntayafite. DJ Brian se afite amaherena yego cyangwa arayafite? Uyaza umubare none tuvuga, reka ikibazo cyoroshye. Tuzi ko abagore bagira amaherena abiri ugutwi kumwe n'ukwaha byibura. Amaherena ya DJ Brian wafashe umwanya wo kuyabara sabo, afite amaherena umubiri wose. Nabonye ikiganiro niba ari ku Isimbi kivuga ngo yababajwe n'abavuga ko Jori yagambanye. Ntabwo twamushinje, turakeka kuko yari iruhande rw'uwagiye. Nababaye cyane, we yavugaga wumva afitemo uburakari. Wasanga yararize nka ya marira y'umugore wa Celestin nawe wirusha amaboko. Ntabwo yarize, ariko uburakari buhe urumva umuntu kudavuga ati mwanjajwa mwe buriya nyine ni ikinyabupfura cy'abana bo ku Kimicanga no mu Rwintare. Buriya uyu muntu avuze kuriya uhita ubona aho yakuriye. Ntabwo wowe waravukiye Kimuhurura, wowe warabaye Nyarutarama, wowe warabaye Kagugu, mu bigo mu bipangu nyine by'abana bafite. Niba uvuze amagambo ari cheap bikwereka imikurire yawe naho wakuriye. Niba uvuze amagambo y'abantu bakuru bikwereka imikurire yawe naho wakuriye. Brian namubonye rimwe, ariko we ntiyanambonye. Nuko ari umusitari harya buriya. Namubonye yari mu modoka ya Hyundai yagiye guhanaguza inkweto. Abaho ubuzima nk'ubw'abatipe, afata inkweto zakajya kuzihanaguza mu mujyi. Ntabwo yakwikoza, ntabwo yakwiteza, ntabwo yazifura.
Umuni cyangwa rimwe uzakore reka twemerera abantu ntuzangwe gitumo tuzabe twabivuganye rega nazira gitumo ntizibo babivuganye uzaze abantu bareba ubuzima mbaho umunsi ku wundi usange ndi guhata ibirayi usange ndi gukoropa usange ndi gukubura yes niba utakoza inkweto ngo uzihanagure uri umukobwa ubwo uzazoza wabaye umugorera hapo natinya so nawe yabivuze reka ngo impamvu ubucuti DJ Brian afitanye na Miss Jolly ntibundeba ubucuti DJ Brian afitanye na Honorable Bamporiki Edouard ntibundeba nakunze kubona iyo bavuze umuntu w'ishuti ye ayagara ntabwo ari byo kuyagara igira ikinyabupfura nk'abakarateka nabonye avuga ngo agiye kujya muri karate cyangwa ashobora gukora umukarateka nta mukarateka witwara kuriya ibaza umuntu uvuga ngo wanjajwa umuntu bita abantu injajwa kuri YouTube muhuye inyuma ya kamera n'amashoti kantarya ya migere y'abakarateka kameme na basi nibegere sinzi metre sinzi ni sinzi ba musaza w'Ibutare yego nta mukarateka witwara nka Brian sha n'ubwa mbere muvuzeho Brian niduhura ndabizi tuzahura nabwo nzabikubwira ntabwo ari byiza uri igeze abyara yego okay ari guhurira urugero abana ejo azasaza umwana agereba ibintu yavuze ayagara no vuga ibintu biri ku murongo okay ngaho mu ijambo rimwe igihe cyubwira Chita na Brian tunasorezaho dusorezaho bajya gukora ibiganiro cyane ababatumiye bajye bategura bafite bigaragara ko abaje mu kiganiro atateguye ariko hategura umunyamakuru ariko Chita ni umunyamakuru ntaciye kuri studio no kuri contact ntabyo nzi contact bwa igihe irimo kugwa iri mu marembera onse igihe ikiriho bamutsinda cyakana baje DS iriho nabaye Eminante sawa rero contact yakozweho baka for invite ngira niyo nicyo gihe igihe yatangizaga yari mu marembera iyoborwa na Inosa nyine Chita we namurakarira kurusha Brian kuko afite indangagaciro y'ubunyamakuru Brian we ntago namurakarira ariko mu ijambo rimwe abatumirwa wabo wari wantumira sinkubaze ngo turaganira kuki yego none se tuvuge ngo ni Sabo mubwira ngo turavuga kuri Jean Paul araza akareba akajya avuze ati ko nta zina navuze wiyumvisha uti nta wundi muntu wigeze hano imbere mu gihugu umeshoninga ko Miss Jolly na Rutaganda Joel bakekwa ko bashobora kuba aribo bagambaniye Ishimwe Dieudonné niba hari undi nawe azandika avuga ngo ni njyewe erega ribihora bibwira na bano bahanzi bazimiza ngo ifarasi ngo yinjiremo niba ari yinjiremo ngo igare ubivuga mu Kinyarwanda ubivuga mu Cyongereza ngo uri kuzimiza uravuga ngo igare harya ni mico harya ngo igare ngo nyonga kameme ni ndasaba rib abahanzi bakora indirimbo z'uburaya bazimiza mu Kinyarwanda ntibibaho yizimize mu Cyongereza bisobanurwe mu Kinyarwanda no kuvuga ngo ifarasi ngo yicareho ngo igare ngo rinyonge no buraya ariko guhanga ntabwo ari uguhanga no buraya bigize icyaha bigize icyaha ukabona umuntu agiye kunywa nk'icupa afashe mikoro gutya ari kugira gutya n'uburaya do kurya nawe uri ngo ndagitutse cya Jaras umva ofete nkoza ahantu hawe kube ugiye kunywa akantu buri gihe mbona uri kugira gutya icupa kwivuga se uriya mwana uri kubikora imbere y'umwana w'imyaka 2 3 4 sipanashe se ugurike ukayigira gutya ngo yicareho ngo gutya kuri umugome we ariko hapo icyo ndi kuvuga ko winjiye muri zirara zishya baba abahanzi baba abanyamakuru wari wantumira sinkubwira ngo turaganira kuki yego nkubwira sije yes mbwira sije akubwira nti iyo nguha urugero ntabwo nakora ikiganiro cy'ubuvuzi ntacyo nzi nigeze gukorera radio imwe muri 2012 Chief Editor arambwira ngo uyu munsi urakora ikiganiro kuva saa 3 kugeza saa 5
ngo nkora ku barwayi karabaye ndavuga ko ikizi urumva ngo urashaka ndababwira ntabyo nzi cyako ko yarantegetse nagiye nishakira indirimbo za Masabo imwe ivuga ngo mu bitaro ni kwa muganga natongo abari kwa muganga mwihangane abarwayi mwese mwihangane eba ni ikiganiro nakimanutse n'indirimbo yo mu bitaro ni kwa muganga ariko ku itegeko ndakumanuka ndashimira Maître Bayingana none Chita na Brian nabo bamanutse nawe Chita na Brian ntabwo bamvuze ariko babivuze mu kinyarwanda ubutaha yaba ari Chita yaba ari Brian n'ibiganiro byabo ntabwo mvuga ngo nkunda gukururukana ahubwo nzafata biriya bavuze mbikate mbishyikiriza RMC mbwire Mugisha n'umunyamategeko wabo mbabwire mbahe n'icyo nakoze nibabona hatarimo atari nge bavuze n'abandi ubwo bazagira ikibazo twatangiye twivugira kuri Maître Nyembo tugushamo Preskid dusoreje kuri bano batipe ariko ubundi reka nkubaza uba muri showbiz umuntu akubajije reka dufate nk'umuntu tumwite Chantal ati sobanurira DJ Brian wamuvuga gute mu masegonda 30 ninde navuga ko ari umu DJ kazi ufite fondation ifasha abantu adijahi Karema DJ muri arena DJ hehe nyine ajya DJ muri Onomo ajyamo DJ Keizeni okay n'ahandi henshi nzajya muri Onomo kuko ndi umukiriya wabo nzajya muri Onomo rimwe ni nahajya nzababwira tunahakorera ikiganiro manager wabo tuzanzamubwira ariko uzambwire DJ ya intuza yahagiye DJ Brian nyine niba ajya DJ abantu b'abasirimu cyangwa bakunda iriya linye ye oya DJ n'ubundi ntano ese nemusi nta bigenzi ngewe DJ bakina imiziki umweru muvuga nk'umweru umutuku nkavuga nk'umutuku kandi umuntu wahuye n'ingwe mu ishyamba akigendera igahita abaza uko yitwara imbere y'ingwe none niki wabwira abantu kuko kugeza ubu n'ubundi style ejo bundi nabikubajije ariko reka mbivuge n'ubundi kuko urumva byabaye kururu abantu babikoze comment kubera ko wenda byabateye confusion niki wabwira abantu bashidikanyije ku byo wavuze si ngombwa ngo babyemere natinye ubu ngubu ibaze nko muri press conference ukabaza urabizi ko n'ejo bundi minisitiri w'intebe yagize ikiganiro n'abanyamakuru ariko na Perezida Kagame yagiye agira ibiganiro byinshi n'abanyamakuru nk'umunyamakuru akamubaza ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo ni iki wabwira abantu ngo bavuga ko jenoside yakorewe abatutsi itabaye mu Rwanda igisubizo yagura kiza yakubwira ati kuba bavuga ko itabaye ntibivuze ko imibiri y'abatutsi itari mu nzibutso zitandukanye imbere mu gihugu no hanze ntabwo naje gukuraho amategeko ya Mose ahubwo naje kuyakomeza si ngombwa hano simvuga ngo nemeze ari ukwemeza nanjye nayagara nzaze nambaye deshires nkwike umva tuzakora ikiganiro cyo gutwika nyine kuko atari umwambaro wanjye nticyanaryoha nticyanarebwa ariko ababishidikanyaho reka umutima w'umuntu niwe utuma umuntu yirega akemera icyaha agasaba imbabazi kugira ngo urugendo rw'umwe n'ubwiyunge rugende urugerwaho mu Rwanda bitwaye imyaka itari munsi ya 20 mu myaka 10 Jori n'abandi bashobora kuzavuga bati Mr Ishimwe Dieudonné I am so sorry bakamusaba imbabazi okay aha warukomoje rero ku kantu n'ubundi nari ngiye ntakubajije wamuganije ubundi minisitiri w'intebe yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru Dr Inde Dr Ngirente Edouard waje avuye mu gihugu cy'Ububirigi yego
2017 mu magambo make ukurikirana ndi umunyapolitike yego ntabwo wabura kuba warakurikiye kuri kuri narabikurikiye press conference yego hari ibyo yagiye atangaza yaba kwitabwa muri yombi rya Bamporiki ubwo turi kuvuga ku masaga bagiye azwi cyane n'ibindi bigiye bitandukanye wowe uri mu bya donc ndashaka kuduha view yawe nk'umuntu wakurikiye ikiganiro naragikurikiye n'abakibajije icyambere ikiganiro kinini nka kiriya cyatumiwemo abanyamakuru communication yo muri primature OGS irangajwe imbere irimo Claude Kabengera na bagenzi be bajye bagerageza batumira abanyamakuru bose nuko uri wajya kuri match ngo urebe liste ya G-Sport yego nibaho umva iracyariho na Tigos iriho na Bazake iriho abanyamakuru bakoreraga contact nk'umuntu akabangwa akorera Family TV itakibaho donc bareke guterura liste y'abanyamakuru ngo bazane ahubwo bajye bareba ibinyamakuru bifite ubuzima batumira abantu kiriya kiganiro bakigemo icyambere Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kuva muri 2017 ni umugabo w'umuhanga uri pose uzi agaciro k'itangazamakuru position ye kuri Honorable Bamporiki nuko n'umunyamakuru yakibajije mu buryo buri cheap ku social media ngo ziravuga bazi ikibazo utisunze izindi tegura yavuze ko ihagarikwa rya Edouard Bamporiki kuri kundonye ari ikimenyetso cyerekana ko mu Rwanda ari zero tolerance uzi icyo yashaka kuvuga muri leta yabanje Repubulika ya mbere yayobowe na Habyarimana abantu baregwaga za ruswa ntibafungwaga uwitwa Nzirorera bamushushanyije yari umuhanda wo kwa Rando yarawuriye buriya skura yagombaga kungana barimo kuwagura uyu munsi King Faisal Hospital Nzirorera bavuga ko ifite nive 3 ngo yari kugira nive 5 buriya ngo yariye nive 2 reba Faisal ukuntu ikomeye umuyobozi akarya Faisal bikamenyekana yaraje arababwira ati ngenda avuze ngo mwubake nive 3 ebyiri nzazisobanurira ntibi byabagaho ndashimira ubutegetsi buriho ko bahagurukiye umuntu wese urya ruswa uviyora nicyo yavugaga nta kampara mu Rwanda yego nicyo bisobanuye nta n'ikindi ndubaha cyane speech ya Minisitiri w'Intebe urugero rwa Bamporiki ko ruswa ari zero tolerance ni Banzirorera baziryaga bakagenda n'abandi nicyo bivuze Jean Paul ndagushimiye urakoze cyane nizere ko tutazajya dukora ibiganiro ku wa mbere ngo biceho ku wa gatanu mu nyungu rusange Imana ibabarire abantu bose badutekereza nabi uho mugisha abadukunda Bibiliya iravuga ngo nkunda abankunda ariko abashakana umwete barambona njya sonza avuga ngo Imana ibarinde mwese Astra Vista